ishavu nawe cyamaze kubibona Suzana mbanarapfuye nzizu rukundo rwawe byari byaranyobeye ko nzabigenza n'impamo nibwo nakwandikira kekabarwa ntugarura mukunsubiza undemagatima umbwira yuko turaye tubonanye ndagusuhuje nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uherereye ku isi hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda amahoro umugisha bituruka kuri Nyagasani nibyo nkomeje kukwifuriza nge wumva nk'ibisanzwe of course ndi Hasani nyawe hano ni kuri Kigali 500 TV nkuko mubimenyereye rero ngira ngo uyu mugabo mureba kuri kamera za Kigali 500 TV ntabwo ari ubwa mbere mumubonye ngira ngo benshi musanzwe mumuzi ariko kubatamuzi tugiye kumuganiriza ndetse atangira yibwira n'abadukurikiye kuri kamera za Kigali 500 TV uraho neza wongeye kwirirwa muraho amakuru ni meza wakwibwira abadukurikiye kuri Kigali 500 TV Imana iraguhaye Elia uzwi ku izina ry'ubuhanzi Elia w'u Rwanda abandi wa muntu wanyu nyine n'ubundi wa mukunzi wanyu wa mwana wanyu ya nshuti yanyu icuranga indirimbo za karahanyuze yego Elia w'u Rwanda ngira ngo benshi baraza no kugukurikirana kuri channel yawe hanyuma Elia w'u Rwanda ni igihe gitambutse kinini ngira ngo tudaherukanye hano kuri Kigali 500 TV ngira ngo duherukana nta ndirimbo nimwe urashyira hanze ariko kuri ubu hari indirimbo zawe bwite umaze gushyira hanze niko bimeze yego niko bimeze hari umuproducer wankoreye indirimbo imwe niyo yasohotse bwa mbere bita We Love You Forever yego haboneka undi nanone ahitamo handi mafaranga ankorera indi yitwa Inyanja mbese bivuze ngo indirimbo maze gusohora ntabwo ari we wabyifashijemo hari wabigufashijemo nababigukoreye ari nabo nkishima kugeza n'ubu ngubu okay abo ngabo turaza kubagarukaho hanyuma ubanatubwire hanyuma urabizi rero kuri rubuga rwacu ntabwo tujya twicisha irungu aba tubana nabo mbere yuko tugira ibindi tuganira wabanza ukadususurutsaho gatoya yewe Caroline nkunda inshuti yanjye y'amagara twagendanye amahanga na n'ubu tukiri kumwe dusubiza amaso inyuma twibuke n'abimuhera ababyeyi bawe ntibazi aho wagiye bazi kutakibaho baguhebye kera dusubiza amaso inyuma twibuke n'abimuhera wow byiza cyane hanyuma Elia w'u Rwanda ku ndirimbo yawe ya mbere washyize hanze yitwa ngo iki I Will Love You Forever I Will Love You Forever waturirimbiraho gatoya kandirimbo wenda cyanyuma yego na Rofre nta kibazo abantu bashima arukuvuye ku isi reka nge ngushimire tukiri muri ubu buzima uturuduhozo n'amajwi meza y'intanga muririmbire wowe mu mararungu muririmbire wowe muhorakeye I will love you forever I
I don't let you go, my darling. We love you forever. I don't let you go, my darling. Yes, Eliya y'u Rwanda. Numva indirimbo yawe riri mu rurimi rw'icyongereza, niko bimeze? Yego. Ese tugarutse inyuma waba warakandagiye mu ishuri? Yego, narize ngera mu wa gatatu segonderi. Hari abantu bwa mbere bakubonye bakabona ko ufite ubumuga bwo kutabona ariko batari basanzwe babizi. Ushobora kudusobanurira ese ubumuga bwawe waravukanye cyangwa byagenze bite? Ni impanuka nakoze ndi mu kazi, nize ibintu bya mekanike, nibyo byangize gutya. Nabaye gutya 2014 mu kwezi kwa 4 tariki 19. Urumva maze imyaka 8 ntabona. Maze imyaka 8 utabona. Mu kutabona kwanjye rero ndareba ndavuga inti nta kindi kintu nakora kindi, negura gitari, nayeguye 2020 ubwo natangiye gufata kuri gitari. Ni ukuvuga ngo ubumuga bwaturutse mu kazi wakoraga? Mu kazi nakoraga. Wari uri mu kazi bwite? Nari ndi mu kazi. Okay. Hanyuma ariko bakwitayeho cyangwa? Nta muntu wigeze anyitaho, narirwaniriye n'imodoka nakoraga, ntago nayikoreraga amafaranga, na nyirayo duherukana ubwo ngubwo ntago twongeye kubonana na n'ubu. Na nyirayo ntago mwongeye kubonana? Disangane nta kundi. Ubu byose warirwarije paka? Byose narirwarije. Hanyuma rero ushobora kubwira abantu ahantu bashobora gushakira indirimbo zawe? Indirimbo zanjye mfite channel yitwa Eliya y'u Rwanda, wandikamo E yo mu cyapa na L ndende na I na A. Yego. Ugahita ukurikizaho w'u Rwanda. Ngira ngo rero murabyumva, mwamukurikira kuri channel ye hanyuma mugakanda subscribe ndetse mugasharinga kuri Eliya y'u Rwanda. Hanyuma Eliya y'u Rwanda, tukomeze rero kuri gahunda zawe zo kuririmba indirimbo za karahanyuze. Ni ihe ndirimbo waba ugiye kudaho muri aka kanya? Ni yuhe muhanzi? Twagirayezu Kasiyani. Okay, twagiye. Ngabo wanjye mugabo nkunda ngarukiya, sinagusenze isi nagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye. Noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe nagandara nkagandurwa n'abagenzi, nitsamura nkikirizwa n'abagenzi, nahindukira ngo mfate mu mugongo nkagangaurwa n'ubwigunge naragijwe n'ubwigenge bwawe. Sinagera nsange dusabane nkagera utaransuhuka, kera nkiri udasungwa kinsimagiza abasizi bakansingiza. Nakuganye naragukunze, reka kwiheza mu rwawe ushiturwe n'amahanga, reka kurarikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze. Garura umutima ku rwawe mugenzi, dore inka zirakamwa n'ibigega birahunitse, imikibuzi kibiyuri inkanga zarukabukira, inzara ihari n'imwe n'intimba y'umutima ugukunda. Sinagera nsange dusabane nkagera utaransuhuka, kera nkiri rudasumbwa kinsimagiza abasizi bakansingiza. Erega iwacu ndahazi sinahangishijwe na ruzagayura, sinahunze amahoro y'akarande n'inkangwe goza siyo yanteruye. Sindi ikinege sindi n'ikinegu, sindi impunzi sindi n'imfubyi, sindi igicibwa
sindi ninjike najengurujwe urugamba rw'urukundo rwo kubaka urwanjye sinegera nsangiye dusabane nkakera utaransuka kera nkiri rudasumbwa kinsimbagiza abazizi bakansingiza kera nkiri rudasumbwa kinsimbagiza abazizi bakansingiza. Wow, ese Eliya w'i Rwanda hari abantu bashobora kukubona hano bakibaza uri umusore cyangwa se uri umugabo? Ndi umugabo ndubatse mfite abana babiri umukobwa n'umuhungu umwe namubyeyi nkibona ari nawe turi kumwe ariwe tuba tugendana. Okay. Ufite abana babiri, hari ushobora kumva ngo ufite abana babiri akagira nta mugore uvuze. umudamu arahari. Okay. Nabaye gutya mfite umudamu n'umwana umwe nyuma y'ubwo twabyaye undi umwe. Okay. Ahandi bose mu bundi buzima busanzwe buri mu rugo gusa? Ndi mu rugo gusa nta kazi ngira ni kuko mbona ibiraka byo gucuranga mba nibereye mu rugo. Wanshaka rero yampamagara nko kuri telefone nyine nshaka kuko sinduhije ndi umuntu uganira ndi umuntu utarama yampamagara kuri 0782 608 Okay. Yaba akoresha Tigo yatera Tigo agakuramo iyo 82 agashyiramo 2 agakurikizaho 600 Hanyuma mbere yuko tuza kugaruka ku ndirimbo yawe, nta yindi ndirimbo mu ndirimbo ukunda gucuranga zakarahanyuze waturirimbira gakeya cyane gusa ntabwo dushaka kanini? Sanze kubana arakagoye munyana irema amahoro uwa mbere yasanatwe uwundi benuwande uzomwitangwiki munyana we ureke kumaramara isi mureke kwiriza wishwe n'intuntu munyana we. Yes, hanyuma rero mbere yuko dusoza ndagira ngo uduhe ku ndirimbo yawe gatoya cyane ku yindi ndirimbo yawe ya kabiri wamaze gushyira. Ese mu ndirimbo zawe umaze gushyira hanze na amashusho na audio? Na audio. Zose bamfashije ku audio, ushaka kumfasha ku ma video nawe nubwo ndacyabitegereje kuko nge nta bushobozi nawe. Okay, ese umuntu wagufashije ku audio yitwa nde? Uwa mbere bamwita Jado akorera hariya Kimironko n'umuproducer. Uwundi rero ni umwana w'umukobwa wo mu Gakenke nawe wamfashije ku yindi ariyo yingiye ya kabiri. Ya kabiri ugiye kuturirimbiraho Nyanja. Abo rero nako tubashimire rero cyane cyane nko kuri Kigali 500 TV nabo turabashimiye cyane bagize uruhare rwo kugufasha kuba bashyira indirimbo zawe hanze. Ngira ngo habaye hari n'undi muntu wumva afite ubushobozi cyangwa se afite ubushake bwo kuba yagufasha gushyira indirimbo yawe hanze yaba mu buryo bw'amashusho cyangwa se kugukorera indi ndirimbo, umwanya nuwe rwose urukundo akarugaragaza kuri wowe. Hanyuma duhe gatoya kuri iyo ndirimbo yawe ni Inyanja. Yitwa Inyanja. Okay, twagiye. Isi yacu nukuri nibijya bisobanuka buri wese afite kona rye ry'ubuzima ibi
ibikomere byaryo buri wese ahorana nabyo. Ikiruta byose kubaho n'ukubahana. Ikiruta byose kubaho n'ukubahana. Muri isi yacu imeze nk'inyanja itagira inkombe, kandi uyuze nabi nukuri ayirohamamo. Ikiruta byose nuko twafata n'urunana. Wow, ngira ngo rero mwumvishe indirimbo ze. Niba ushaka kuzireba cyangwa se kumukurikirana, simbukira kuri channel ye ni Elia w'i Rwanda, ukande subscribe, like, share na comment, hanyuma nawe ubashe kumuteza imbere, hanyuma akomeze umuziki we. Niba wabikunze kandi wamukunze, twandikire muri comment, hanyuma utubwire tuzamugarure cyangwa se tuguhuze nawe. Elia w'i Rwanda, ni iki mbere yuko dusoza wabwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye ndabashimira cyane kuko nibi byose niho. Iyo umuntu afite abantu burya bafite ibintu, kandi nk'uko iyi ndirimbo ibivuga, kubaho ni ukubana. Icyiza rero nuko twese twafatana urunana, uwanzamura n'ejo nawe yazamurwa n'undi, cyangwa se n'umwana we akazazamurwa n'undi, kuko ntawe umenya aho bwira ageze. Uwiteka ubundi burya yaduhaye urukundo kandi tugomba gukundana, nicyo kintu cya mbere. Ibirenze ibyo rero ku bakunzi banjye, Imana ibaha umugisha. Ndagushimiye, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yego namwe. Reka rero bakunzi ba Kigali 500 mbashimire, mbabwire ngo twari twicaye ahantu heza cyane, hari ubusitani bwiza cyane, n'ahantu heza ushobora gusanga icyo kurya, icyo kunywa. Ku bakunzi rero mukunda urukwavu rwaho urarureba ukagira ngo ni ihene, nukuri rwose ndahakurarikiye kugira ngo uzahanyarukire nawe uze wiyakire. Ngira ngo bagira buri kimwe cyiza cyane. Reka mpakurangire rero, nta handi ukigera muri Rwamagana, ni hafi y'ahantu hari inganda uzamutse hejuru, n'ahantu hari amahumbezi meza cyane. Ushobora no kuduhamagara kuri nimero yabo 8372, ugahamagara 895. Ndagira ngo usubiremo nimero yaho, hanyuma niba nawe ukunda urukwavu rumeze nk'ihene, ni urukwavu rwiza cyane, burusheti yaho. Hanyuma niba ukunda zingaro, aho hantu ndahakurarikiye. Ntabwo ushobora kuhanyura ngo ubure icyo kurya rwose, icyo kunywa cyo nimo nanjye. Reka ngusubiremo nimero yaho rero, nawe ushobora no kuhaza. Haba amacumbi meza cyane, ushobora kuza ukeneye amacumbi igihe cyari cyo cyose, waduhamagara kuri iyo nimero ni 078372 Reka mbashimire rero bakunzi ba Kigali 500 TV, ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.